Yesu turashimira izina ryawe rikomeye ukuru ndagije Imana ko Imana yarabashizemwo umutima w'urukundo wo kwakira abashitsi. Imana ibaho umugisha. Bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ubwoko budashima bushira vuba. Uwo mugani ni w'Ikinyarwanda. Rero ntituri muri abo ngabo, turashima kuko mwatwakiriye. Kandi mugira ibyishimo kuko ibyishimo birahenze cyane, byarabuze naha tubibonera kuko ejo kuwa mbere ibidutegereje ni ibitumara ibyishimo. Imirimo dukora itumara ibyishimo. Iyo turi mu nzu y'Imana rero ni byiza kugira ngo twishime ndetse tunapakire n'ibyo tuzakoresha icyumweru cyose kuko isi iradutegereje kugira ngo twambure ibyishimo. Rero abiteguye kwakira ibyo byishimo ne bazambure ibiganza byabo. Haleluya.
dusome ijambo ry'Imana dusuhuzanyamwo umwanya mutoya iminota 10 hanyuma tuje kwakira umuvugabutumwa umukozi w'Imana twakiranye adahari reka manze muvuge ni umushumba uvuye muri Afrika vuba yitwa Timoteo Nyirinka yo na amazina agira inkomoko bwa nukuvuga ko nabantu bare bafite inka nyinshi nahaguruke gira mu mwakire turaza kumuha umwanya Yesu aguhe umugisha muraja kumwumva no mukozi w'Imana araza kubana natwe mu mwanya mutoya uri imbere. Zaburi y'143 umurongo wa 4 hanyuma mushumba ndagije Imana nawe turebere ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 iminota itageze 10 hanyuma tuze gutanga umwanya w'ijambo ry'Imana. Reka nsome Zaburi y'143 umurongo wa 4 turagaza ku wa 5. Nico gituma umwuka wanje ugwira isari muri nje umutima wanje ukimirirwa muri nje nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose tekereza umurimo w'intoke zawe. Pastor nadufashe nawe. Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. ibice 50 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byaho uvuga uti uku ni kumwami Uwiteka abwira abi Yerusalemu nkomoko yawe nakavukire yawe uri wo mu gihugu cy'Ikanani so yari Mwamori nawe nyoko yari umuhetikazi kavukire yawe umunsi wavutseho umukungugu wawe ntibawushariye umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi n'akamuri habe no kugushyira mu twahi tw'impinja nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga 6 nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Amen. Duhese icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Nkuko tumaze kuzumva mu ijambo ry'Imana ni ijambo ryo kuramukanya cyangwa se ryo gusuhuzanya twaje hano kubera urukundo mwatugaragarije ubushize mwaradusuye benshi hano turahura mu biterane bitandukanye ariko uyu munsi twaje mu rwego rwo kugira ngo tubashe kubashimira kuko namwe mwadusuye. Rero muri no mwanya mutoya nta kindi gikomeye tugiye kuvuga ndagira ngo twibukiranye mu minota mikeya gusa ijambo rivuga ngo kwibuka ineza Imana yakugiriye. Kwibuka ineza Imana yakugiriye. Aha turi twese abenshi simvukire za hano abenshi nabageze hano ari bakuru abenshi nabageze hano vuba cyane bishoboka byenda kuvuga ngo hari ahandi hantu waruri hari ahandi hantu wavukiye hari ahandi hantu wakuriye ariko kubera ineza y'Imana uno munsi turi hano niyo mpamvu tugomba kwizamurira icyubahiro. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana dusanze hano muri Ezekiyeli ritubwiye inkuru ushobora kubuzi ushobora kuba warasomye ushobora kuba warabwirije cyangwa waratekerejeho n'amakuru y'umuntu wavutse ariko avuka mu bibazo. Hari imiryango ibiri yari ifite ingengabitekerezo zo kutumvikana nkuko mubizi muri Bibiliya hari Abayuda n'Abisamariya hano batubwiye Abamori n'Abaheti yari amoko abiri atumvikanaga ariko abana babo barakundana bamaze gukundana bagera igihe cyo kubyara kubera kuko abana bakundanye ababyeyi badakundana Bibiliya iratubwira ngo
uwo mwana w'umukobwa amaze gusama inda, igihe cyo kubyara kigeze, agira ubwoba bwo kuja kubyarira iwabo kuko batemeraga umukwe, agira ubwoba bwo kubyarira kwa nyirabukwe kuko batemeraga umukazana. Afata inzira, Bibiliya iratubwira ngo aragenda abyarira ku gasozi. Amaze kubyarira ku gasozi, ata umwana mu muhanda mu mukungugu. Ariko kuko Imana yari imufiteho umugambi, n'iryo jambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo wigaragura mu ruvanda cyangwa se muri uwo mukungugu, amaze gutakara aho ngaho, Bibiliya yatubwiye ngo ijambo ry'Imana riraza. Imana iravuga ngo nubwo ntawe ushaka kukwitaho, kavukire yawe, buri muntu wese hano agize ngo asubire muri kavukire ye, wasanga nta bakwitayeho, wasanga nta bagutekereje. Usibye ubu ngubu dutangira kwambika n'abataravuka, tugahemba n'abatarabyara. Uwo mubyeyi amaze kubyara, ata umwana arakomeza, ariko amuta munsi y'amaso y'Uwiteka. Uwiteka araza aravuga ngo baho. Haleluya, haleluya. Uriho kuko Uwiteka yavuze ngo baho, si uko aho wari uri babishakaga. Uriho kuko Uwiteka yavuze ngo baho. Uwo mwana abaho. Bibiliya yatubwiye ngo no kumusharira. Gusharira ni ukuvuga ko ibitandukanye umubyeyi n'umwana iyo amaze kuvuka, abato ntibabyumva ariko barabyumva. Ni ibibatandukanye, ntabyo yigeze akorerwa, yaramujugunya aragenda, ariko amujugunya mu maso y'Imana. Imana iravuga ngo baho kuko yari afite umugambi y'ibyo Imana izakora. Imana yaravuze ngo ubeho kuko uzaririmba muri Ebenezeri. Imana yaravuze ngo baho kuko uzaba muri Reconciliation Church. Imana yaravuze ngo ubeho kuko uzashumba iri torero. Imana yaravuze ngo baho kuko uzakora umurimo w'Imana. Ngo nibutse iminsi yanje ya kera, umwanditsi wa Zaburi, iminsi yanje ya kera, iyawe n'iyanje iratandukanye ariko hariyo duhuje. Ngo nibutse iminsi yanje ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe. Ngo nkuzamurira amaboko ndagushima data. Haleluya, haleluya. Tekereza ku minsi yawe ya kera. Abantu bariyibagirwa, bakibagirwa aho bavuye, bakibagirwa mu ivuko ryabo, kugira ngo tureme ibyishimo duhore dushima Imana. Nuko dutekereza ku minsi yacu ya kera aho Imana yadukuye. Yavuze ijambo iravuga ngo baho. Ineza Imana yatugiriye, ineza irihuta, ineza irangurura amajwi, ineza ni ikintu gikomeye. Ineza y'Imana yadukoreye twe duhagaze hano no munsi, abataravukiye muri uno mugi, abataragizemo basekuru na basekuruza, abadafite mu isano n'ibindi, ariko uno munsi turi hano kuko Imana yavuze gute ngo baho. Bwira mugenzi wawe ngo baho. Baho kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uriho, kuko hari icyo Imana ishaka, hari icyo Imana yari ifite umugambi kuri wewe. Imana yashatse kugira ngo uyu munsi uzaba uhagarariye amasengesho muri no torero, uzaba uhagarariye abaririmbyi, uzaba uri umudiyakoni, uzaba uri mwarimu. Niyo mpamvu iyo utekereje amateka yawe, iminsi yawe ya kera, ntabwo yari ikwemereye kuba aha hantu, ariko kuko Imana yahagaze. Umva icyo Imana yakoze. Imana ikora ibintu bitangaje. Yakoze ikintu kimwe, izereka abantu uko tumeze, ariko ukabahisha uko tuzaba. Ikatwerekana uko tumeze uno munsi, ariko ikaduhisha, ikabahisha uko muzaba, kugira ngo ikomeze Imana, ikomeze ihabwe icyubahiro. Ngo ntekereje iminsi yanje ya kera, ngo ntekereze imirimo y'intoki zawe. Ngo nawe reka nkuramburira amaboko, reka tuzamure Imana amaboko, dushime Imana ku mirimo Imana yakoze. Mana ndagushimiye kuko wavuze ijambo ngo tubeho, turiho, kandi ni kubw'umurimo wawe. Imana yacu ukomeze turindira ahantu, udukoreshe mu ntego yawe. Dusabiye umugisha itorero, dusabiye umugisha ijambo tugiye kumva, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Karibu mushumba. Karibu.